wese yandikishije iby'urukundo rwe. Mukunzi cyane usanga kuri amahoro turema mu yimuzogana ku ijambo ry'Imana. Muri kwa kushize nabahaye ubuhamya bw'umurimo w'Imana muri Ruhango, twavuze ku nyubako ko yubatswe ko yarangiye. Uyu munsi rero turakomeza ibikorwa byakozwe inyubako mu gihe inyubako yaruzuye ariko nta mafaranga turabona yo kwica kudoda abakobwa barimo babyariye iwabo, ariko dukomeza reka dusenge. Mana nziza mwami cyubahiro, tuje imbere tugushima papa, tugushimiye umwanya mwiza duhekanira ku ijambo ryawe, turi ku bikorwa bifatika mukorera abane natwe rwose, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nabwira ko inyubako yuzuye mu kwezi kwa 10 2023, ibiruzuye rwose, harimo n'ibikoresho byose. Ubwo rero mu gihe twari taratangira kwigisha kudoda abakobwa no babyariye iwabo, hari ibikorwa twahakoreye. Igikorwa cya mbere yenda mbere nuko nakivuga, reka mbabwire ko izina ryacu ishyirahamwe ryacu yitwa HPRI, bivuga ngo Health Promotion and Poverty Reduction Initiative. Biravuga ngo gukangurira abantu kwitungira amagara mazima no kubavana mu bukene. Ibyo rero byo kubavana mu bukene tugisha umwuga byari mu gihe bitakozwe, twakoze ibyo kuvuga ngo reka twicana no kwitungira amagara mazima tunabapima. Ubwo rero tariki rero ya 10 z'ukwa 10 2023 nibwo ishyirahamwe ryitwa Rwanda Citizens Alliance, turabafatanya bikorwa n'abafatanyabikorwa wacu na HPRI, n'abantu burumva nyine bapima abantu babazi cyane ko niba abandi bapima umuvuduko w'amaraso na diabete, hari n'igihe bavura amenyo, amaso, ibintu nk'ibyo rwose bajya Imana ishimwe cyane, bakora akazi keza cyane. Iyo habaye car free day akenshi bakora hariya kuri convention. Ubwo rero abo bantu navuga ko n'abafatanyabikorwa bacu rero bagiye hariya muri Ruhango kuri VTC Rebero, mu gihe twari tutaratangira kwigisha turabona amafaranga. Baraje rero, twatumiye abaturage bahagije, twatumiye abayobozi, baraza rwose bapima abantu umuvuduko n'amaraso na diabete. Ntabwo hari kujya gupima bya bindi byose ngo amaso, amatwi n'ibyoya, ibyo ntabwo babipimye, ariko bapima ibyo ngibyo. Ariko noneho buri muntu wese bagenda mugira n'inama ku buzima bwe. Byari rero by'ingenzi cyane. Icyo gikorwa cyari mu kwa 10 2023, nicyo gikorwa cya mbere twakoze, inyubako icyuzura rwose. Ikindi gikorwa cyakozwe mu tariki ya 8 z'ukwa 2024, icyo gihe urabona ukwezi kwa umwaka wari utangiye, tuvuga tutara abantu b'abakene badafite amafunguro. Ubwo rero nuko twashatse mu nshuti n'abavandimwe umuceri, ibishyimbo na kawunga. Icyo gihe tuba twakoranye n'ubuyobozi bwa leta hasi hariya ku kagari no navuga cyane no mu mudugudu, badushakiye abantu bakeneye kurenza abandi. Noneho rero tubaha rero turabateranya turabibaha. Twahaye imiryango 50 itishoboye. Ntabwo rero byagarukiye aho ngaho. mu kwezi kwa 2 n'ubundi wa 25 z'ukwa 2024 hari ishyirahamwe noneho ry'abaganga, médecin, abaganga. Ntabwo iyo mvuga abaganga ntabwo mvuga infirmier, simvuga assistant, no, abaganga docteur. Bafite ishyirahamwe rero ryabo nanone rikora nk'ibyo Rwanda Citizens Alliance ikora. Nabo rero bemeye kuza bajya hariya kuri VTC Rebero. Noneho rero barapima n'ubundi byandi twakoze mu kwezi kwa 10 2023, barongeye barabikora 25 z'ukwa 2024. Iyi ni ishyirahamwe ryitwa Elion Ministries, ni abaganga b'Abakristo. Icyo gihe rero iyo twagiye nyine turanabigisha ibintu byo kwitungira amagara mazima, kuko ishyirahamwe ryacu ryigisha abantu kwitungira amagara mazima. Ntabwo mbivuga cyane, ariko rero hari igihe mari igihe aho twatangiye tumara iminsi bazi ko ari igihe mari igihe tuvuga ibintu byo kwitungira amagara mazima, kwirinda indwara, gukangurira abantu gukora siporo. Ubwo rero dufite ishyirahamwe ryitwa Ngwino Nawe, ishyirahamwe rya club yitwa Ngwino Nawe ikora imyitozo ngororamubiri. Tumaze imyaka 11. Buri mwaka rero tugira amarushanwa. Aho tugero iyo twateranyije abaturage rero nkuko nguko kwari ukubapima, kwari uko ibyo tubashyiriye, tunabakangurira kwirinda indwara muri makeya no gukora cyane imyitozo ngororamubiri. Ubwo rero buri mwaka iryo shyirahamwe ryacu dukora amarushanwa. Kugeza ubu ni Kigali 19 z'ukwa 3 twagize amarushanwa, tugera ku myaka 45. 19 z'ukwa 5 2024
twagize amarushanwa bera hano muri Kigali, yes, guhera 45 tukazamura simbitindaho cyane kuko sicyo ngamije, ariko twakoze amarushanwa rero yo gukangura abantu kwitungira amagara mazima cyane cyane abakuze, kuko nibo bavuga ngo turarwaye ntidusohoka ntitugera gute, nyamara burya babihombera. Navuga rero ko igikorwa twakoze igihe cyaherutse mbere yuko dutangira kwigisha kudoda b'abakobwa nababwiye ari mwabyariye iwabo, tariki 20 z'ukwa 11 2024 twahaye amafunguro umuntu yabyita amafunguro, ibyo bita improve food, bya bindi ni nk'amafu ariko rero by'intungamubiri zihagije cyane cyane mu babiha mu bana cyangwa mu bantu bakuze, ariko harimo intungamubiri nyinshi. Twahaye rero ingo nyinshi, ariko noneho ingo zirenze 60, ariko turira na mituweli abantu 67 niwe twarihe mituweli. Ubwo rero nabwiraga ko ntabwo mu gihe umwaka twamaze guhera mu kwa 10 2023 kugera mu 24 irangira, ntabwo twicaye ubusa, ahubwo twakoze ibikorwa byo gukangurira abantu kwitungira amagara mazima, tubapima tubagira inama. Shuti rero yenda amagambo ijambo ry'Imana rishyigikira ibyo navugaga, ubundi njya ndisoma mbere ko nashatse bibaye ngombwa ko ndisoma nyuma. Reka dusome kuko ntabwo Imana yaremye umuntu gusa ngo apfe kwitwara uko ashaka, nubwo hari igihe avuga ati none biriya by'indwara Imana ishaka tuba bazima. Amina. Reka mbasome isomo, iyo mvuga biriya bintu byo kwitungira amagara mazima no kwirinda indwara, isomo iteka ndarisoma kubamenyereye bararizi. Reka turebe muri urwandiko rwa 3 rwa Yohana igice kimwe umurongo wa 2 avuga ngo ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nkuko umutima wawe uguwe neza. Yes, mutaraga nivuga ngo ufite amagara mazima. Biro ni ijambo ry'Imana ndimo gusoma, rwose ukwiye kuba mutaraga. Imana ishaka ko tuba bataraga. Reka kandi dusome n'ubundi muri Abatesalonike, cyangwa reka mpavuge mu mutwe ndahazi. Abatesalonike igice cya mbere, Abatesalonike ba mbere igice cya 5 22 haravuga ngo ndagusabira ngo ugubwe neza, ngo ube mutaraga. None havuga nyine ugubwe neza muri byose, ugubwe neza muri byose. Abashaka muhandike, ntabwo mpasoma ariko rero ndahazi. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 23 bamutaraga umubiri, umwuka n'ubugingo. Yes, umuntu hagizwe n'ibice bitatu simbitindaho, ariko uyu mubiri niwo tureba cyane cyane muri aka kanya ko wamutaraga n'iby'umwuka, nkabanegera Imana neza cyane, mbanye n'Imana neza, ariko n'amarangamutima njye ameze neza. Shuti yanjye rero ndagira nkubwire ngo ndi mu mateka cyangwa ndimo kukubwira ibyo twagiye dukora mbere yuko tugera ku gikorwa nyamukuru turimo muri iyi minsi. Nashatse kubabwira amateka y'ibyo twakoze cyangwa amakuru y'ibyo twakoze muri uwo mwaka. Twari dutegereje inkunga yo gutangira igikorwa nyamukuru turimo. Dusoza rero reka dusenge. Mana zama mu cyubahiro, turi imbere tugushimiye kuri Imana nziza ituyobora muri byose. Papa, ntabwo waduhaye gusa kugira ngo tubane neza nawe, ahubwo washatse nuko tugira amagara mazima, kandi ushaka nuko tugira imyumvire myiza, tugira amarangamutima meza. Niyo mpamvu tubijambo ritubwira ngo urashaka ko tuba bataraga, tukaba twuzuye nta na kimwe gihungabanya. Mana, none nsabira buri wese ukurikira kugira ngo nawe aho hantu ashyire imbaraga. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.